Good morning, church. Muramutse itorero. So I will testify about the works of God we experienced this last Saturday and Sunday. Ndabasangiza imirimo y'Imana twabonye ku wa gatandatu washize no ku cyumweru. I will first read in 2 Kings chapter 5. Ndabanza nsome rwa kabiri rw'Abami ibice bitanu. So verse 2 and 3. Murongo wa mbere n'uwa gatatu. 2 Kings chapter 5 verse 2 and 3. Rwa kabiri rw'Abami igice cya gatanu umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Here Bible says, and the Syrians had gone out on raids and had brought back a captive, a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Ni umurongo wa kabiri. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa muka Naamani. Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Umurongo wa gatatu. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Amen. So actually our journey to this university called Kibogora was initiated by a little girl. Uru rugendo rwacu rwo kujya kuri iyi kaminuza ya Kibogora ni igitekerezo cyavuye ku mwana umwe w'umukobwa. She spoke to one Christian organization, Christian forum of the student there. Yegereye umwe mu bayobozi ba Gikristo bayoboye muri iyo kaminuza. And she spoke to him that she is from IYF. Yambwira ati ngewe nkomoka mu muryango witwa IYF. And if you meet this IYF, they can sharpen you, they can teach you many things. Ati kandi rwose mwemeye guhura ni IYF yabigisha ibintu byinshi. So maybe she was asked, can't you teach on their behalf? Birashoboka ko yabwiwe kwigisha mu mwanya wacu. But she preferred to lend a book to that reader. Ariko afata igitabo aba ari cyaha uwo muyobozi. She only preached that Jesus washed away the sin of the world. Atangira kubabwiriza ko Yesu yogeje ibyaha byacu. And she said, I'm now holy, I'm not like you who always pray asking for forgiveness. Aravuga ati ngewe nduwera ntabwo rwose ndi nkamwe muhora musaba imbabazi z'ibyaha. So they asked her that if she's serious. Baramubaje ati sibyo uvuga urakomeje. And she said, you see in 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ati se mwasomye urwa kabiri rw'Abikori n'ibice bitanu umurongo wa 19. Here Bible says God does not impute you sin. Ntabwo mureba ko Imana ivuga ko itababara ibicumuro byanyu. Because of the reconciliation he had with the world in Christ Jesus. Ko yiyunze n'abari mu isi muri Kristo Yesu. So they were shocked. Barikanze. I was happy that one of them testified based on this verse. Nanezerewe ubwo umwe yatangaga ubuhamya ashingiye ku iki cyanditswe kuri uyu murongo. So they asked her the contact of IYF. Icyo gihe bamusabye nimero zacu. She didn't give, I don't know why. Ntazo yabahaye, ntabwo nzi impamvu. They went to the Google, to the social media to search. Bagiye kuri Google, kuri murandasi ngo babyishakire. So finally they invited us. Ariko amaherezo baje kudutumira. And we went there. Twagiyeyo. I was with one brother called Apollinaire. Najyanye na mwene data witwa Apollinaire. The other called Evariste. N'uwitwa Evariste. They are both high school teachers in Huye district. Bombi ni abarimu mu mashuri yisumbuye mu karere ka Nyanza. So they received the salvation. Bombi bakira agakiza. The funny thing, when I was given the time to preach, they were envy to preach on my behalf. Cyanshikijeje rero bwo bampaga akanya ko kubwiriza bangiriye ishyari ngo nabo babwirize. Because they were all burning to preach.
bose baragurumanaga rwose ngo babwirizeyo. So to not actually have a conflict, I gave them 10 minutes, 10 minutes. Kugira ngo rero byoroshye buri wese namugeneye iminota 10 ngo nababwirize. So one testified and give the salvation testimony and preached somehow. Umwe yabwirije akoresheje ubuhamya bwe, And the other also did the same. n'undi nawe abigenza atyo. So, but I don't know why becoming a pastor is not actually, you are not required much things, but not many who apply for this. Sinzi impamvu baba badasaba kuba pasiteri kandi kuba umupasiteri nta kintu bisaba. And being a pastor is actually the happiest life. Kandi nibwo buzima bw'umunezero. So there we preached. Twarabwirije. And the students were very happy because we explained in detail how we became holy and righteous. Tubabasobanurira uburyo umuntu aba umukiranutsi mu buryo burambuye, barishima, abanyeshuri baranezerwa. So those who tested before about the gospel, abari barumvisheho ubutumwa bwiza mbere, they couldn't hold themselves while I was preaching. ntibabashije kwifata mu gihe nabwirizaga. When I explained something, I could clap and then disturb. Iyo bumvaga akantu runaka bakomaga amashyi cyane bagasakuza bakanderanje. So I told them, you be quiet, I will explain, then you show your emotion later. Ndavuga nti mwe mutuje mbanze mbwirize, hanyuma amarangamutima yanyu nayo muze kuyagaragaza nyuma. So like 8 p.m. it was end of the first session. Saa 2 za nijoro nibwo twarangije icyiciro cya mbere. They said you need to spend the night and you preach even on Sunday. Baravuga bati mureke dukore amakesha mukomeze mubwirize, n'ejo ku cyumweru muzabwirize. So they took us in the office of that Christian forum. Batujyanye mu biro by'umuyobozi wabo. So they asked us for advice how they can do the ministry. Badusaba ko twabagira inama uko bakora umurimo w'Imana. So there everyone took the phone to ask the permission from our wives to spend the night. Hanyuma abari bo bahamagara abafasha bacu ko twese twubatse kugira ngo batugumane turareyo. So we got the permission to spend the night there. Abagore rero barabyemeye tumarayo ijoro ryose. So and then we had fellowship until 1 p.m. Twaraganiriye tugeza saa 7 z'igitondo. So it was very wonderful. Byari ibintu bihebuje. So actually this school used to be a high school. Iki kigo cyahoze ari ishuri ryisumbuye. It was called the IGW. Cyitwaga gutyo. IGW means Institute of John Wesley. Ngo yitwaga Institute ya John Wesley. And this John Wesley, in the history, he was a gospel preacher. Mu mateka rero John Wesley yari umubwiriza butumwa bwiza. So and there we also brought back the spirit of John Wesley. Aho rero twabasobanuriye umwuka wayoboraga John Wesley. So we preached even on Sunday. No ku cyumweru turongera turabwiriza. So it was very wonderful. Byari ibintu byiza cyane. And we exchanged the contacts. Twahanahanye nimero zacu za telefoni. And then we went to take the bus coming back. Tubona gutaha turagaruka. So I'm very happy for that testimony. Nashimiye Imana kubw'ubwo buhamya duhaye. So I would like to actually encourage some of you to join the missionary school to be pastors. Kambone kusaba bamwe muri mwe rwose mujye mu kimisiyoneri mwige mu pastor. It's the only happiest position, job. Kana akazi rwose kanejeje kuruta utundi twose. Because I remember even this 3-session mind lecture in Nyamirambo. Nibuka n'ibyabereye Nyamirambo muri aya masomo ya mind education. So when I saw how people were happy, nitegereje ukuntu abantu banezerewe. I could remember the meeting which prepared that sessions. Nibutse inama twakoze zitegura ibyo bikorwa. So I was among of the meeting. Tujye nari ndi mu nama. And we all agreed that we are going to prepare the sessions for the mind lecture.
turemera tureka dutangize uyu mushinga wo kwigisha Imana education, and I have seen the result. It was very wonderful. kandi nabonye ko umusaruro ari mwiza cyane. Even the youth who came here yesterday, n'urubyiruko rwaje hano ejo, I saw how we started planning from A to Z, nabyo nabonye uburyo twabitangiye tubitegura duhereye kuri zero, and the outcome of yesterday was very, very fantastic. ariko nabonye ko nabwo umusaruro wari umusaruro unejeje cyane. So the youth who came to apply for to becoming volunteers, urubyiruko rwaje hano rusaba kuba abakorerabushake, they were new to the place here, hano ni ubwa mbere bari bahageze, but they were dancing as if they are familiar with the place. ariko barahageze barabyina baratakarwa nk'aho nabo bamenyereye hano. So even they did before the mind lecture, na mbere y'uko rwose biga mind education, and after the mind lecture I was investigating whether they caught something. nyuma y'isomo rero narababajije ngo numve ko hari icyo bumvise. They said, is this thing really happened this town, and it is our first time to hear? babatse ahubwo aya masomo yabagaho muri uyu mujyi akaba ari ubwa mbere twe tuyumvishe. So actually we have a good content, mu by'ukuri dufite ibintu byiza, and the reason why I read 2 King chapter 5 verse 3, hanyuma icyatumye mbasomera urwa kabiri rw'abami ibice 5. I want to tell you that through every one of you the big works of God can be performed. nashaka kuvuga ko binyuze muri buri wese muri mwe imirimo y'Imana ishobora kugaragara. So this young lady, she told us that since she was born, umwana w'umukobwa yatubwiye ati ngiye kuva navuka, her father is sick for 20 years old, maze imyaka 23 data arwaye, but the father didn't die. ariko nubwo arwaye iyo myaka yose ntiyapfuye. But she's not caught by that sorrow. ariko ako gahinda ntikigeze kamwigarurira. And after she made the gospel, she's introducing the gospel to whoever. kubera ko amaze kwakira ubutumwa bwiza, uwahuye nawe wese amubwiriza ubutumwa bwiza. So I and my fellow, we decided to buy something for her because she was a bridge to her to meet such congregation. njye na bagenzi banjye twamuteguriye impano kubera ko niwe wahindutse urutindo rw'iyo mirimo. I hope you tell yourself that you can also be a bridge to connect many to the gospel. niringiye ko nawe rwose wamenya ngo nshobora kuba urutindo rugeza ubutumwa bwiza ku bantu. So the only thing we have, the Holy Spirit we have, is the only thing needed. mwuka wera dufite nicyo kintu cyonyine dusabwa. I thank you. murakoze.